Giye koza ikibazo gikomeye. Mu nkambi uri umwana. Nicyo kintu wabonaga kigoye. Iwanyu. Ndavuga iwanyu. Mu rugo iwacu. Like uri mutoya ufite bakuru bawe urumva mu nkambi. Ugiye kujya gukina ugataha ariko utangiye kumenya ubwenge ni ryari. Wabonye ukabona like ibintu biragoye. Life. Bro. Igihe nabonye ko ibintu bigoye ni igihe nakuze. Ndagusobanurira gutya, ngiye nakuze mama ari wa mubyeyi uhiga ku ishuri nyine kuko yari umwarimu. Ariko akanahiga ashakisha nyine ibyigisha bakuru banjye. Naho mu nkambi hari ibintu byabayeho byo kugira ngo abantu bakaba ari abahanga ibiki, bigasaba ko umwana w'umuhanga atajya kwiga mu nkambi, bisaba akajya kwiga hanze. Noneho hari ukuntu mama yatubyaye sinzi umuntu bari gusiganwa vuba ugasanga abana batatu banganya imyaka. Ubwo urumva ba sister ba bro bahise bagira rimwe kwiga, bisaba ko bajya kwiga hanze. Ari bangahe? Ari batatu. Ubwo urumva icyo gihe bose kwari ukubishyurira. Nta viye wari uhari icyo gihe. Viye yiberaga muri Congo, inka ziwe nyine arizo areba. Nyine ibintu bya bindi by'abaviye nyine. Ubwo mere akaba yaranarwaye umutima. Icyo gihe noneho byari kuri cya gihe pressure iri ahantu aho twajyaga kubona tukabona mere arahagaze ahise yikubita hasi akaraba. Ba sister na ba bro bagiye ku ishuri, njyewe ndahasigaye na petit frere. Icyo gihe rero abantu naboneye ko ubuzima bugoye, mere yatangiye kuzajya ava nyine ku ishuri kwigisha, agahita agenda kwa muganga gukorana n'ababyeyi batwite. Bro anarwaye nyine. Akora kwa muganga anarwaye? Anarwaye. Hakaba igihe atashye umunaniro, ibibazo byo mu rugo, umwe arahamagaye ibi, umwe ndarahamagaye ibi, ugasanga umumera ameze fo byatari. Ageraho none abura imbaraga zo kubikora byose. Ya mirire irahinduka, imyigire yaba abandi bari ku ishuri irahinduka. Ugasanga none ibibazo biri kuri njyewe na petit frere turi kumwe nawe mu nzu twenyine, kumanaginga ibintu nyine uri n'umupeti mutoya bigoye. Nyine bira bintu byamviriyemo nyine ubuzima bugoye ku buryo nanakuze njya mva ku ishuri suza hano college yabaga, kandi urumva nari maze kuba mukuru. Nkava kuri college inzira itaha urayizi, inzira ijya ku bitaro urayizi. Nkava kuri college nkabanza najya kureba mama kugira ndebe ukuntu uko ameze tu. Vuye ku ishuri? Vuye gukomeza mu Nyange havayo aho gutaha nkagenda kwa muganga nkareba uko ameze, nkicarana nawe tukaganira akanya gato, ngahita nongera nkagenda home nyine. Urumva nyine ubuzima bwo mu nkambi iyo uri kureba ibintu nka biriya nyine, imyigire, imirire nyine imibereho yo mu nzu isanzwe, aba ari ibintu bigoye bro cyatari kandi. Ndabyumva kandi ndakumva cyane. Kuvuga rimwe nkumva kabiri. Ikindi kibazo mbaza muri ubwo buzima bugoye gutyo, ni ryari wabonaga umuntu ukavuga ngo uriya muntu ni umukire? Igihe nabonaga umuntu nkavuga ngo umukire. Urebe uriya mwana wabona abakire. Nyine hari ukuntu wajya kubona. Tubwira ubwo bukire nyine, like babaga bafite iki? Imodoka? No, mu nkambi nta muntu watunga imodoka. Ariko hari habaga bariho barusha abandi. Ikintu rero cyo babaga barusha abandi ni nk'ukuntu wajya kujya kubona ukabona nk'umubyeyi araje akujyanye iwabo, urumva, akuzaniye hamwe n'abandi bana, ugasanga mu gitondo banyweye igikoma, ku manywa bariye ibirayi, nijoro bariye akawunga cyangwa umuceri. Niyo baba bari kurya ibyo ngibyo, umuceri n'ibishyimbo, akawunga n'ibishyimbo, ariko babonye umuceri, ngabo babaga ari abakobwa baryaga umuceri barabakira. Uburyo babaga bafite agakobwa ahita kuvuga ati kariya ni agasheri kanjye. Abantu bakajya babyumva nyine ko ufite umuceri w'umukire. Ariko uzajya kurya iwabo umuceri? Kurya umuceri ubundi bikaba birahagije. Uvuze ku buryo umereza ikibazo, ni ibihe biryo ujya wicara ukumva urabikumbuye?
cyahariye ibiryo nyankumbura njyewe ibiryo nyankumbura ntabwo ari ukubikumbura kubera ko aribyo byari bihari ahubwo njya nkumbura ubuzima bw'ibyo biryo ukuntu twabirwaniraga kandi ari bibi ubu ngubu hakaba nta muntu wapfa kubirya kuko nyine ubundi ni nk'urugero rwo kukwereka ko Imana ifite icyo yakoze ifite aho yakuye abantu ifite aho naho yagejeje abandi hari ukuntu batekaga impungure y'abantu mugakorakoramo vuba ariko ubu ngubu hari ukuntu musigaye mwicara mukavuga uti se mere nta hantu washaka uduhungura ukaduteka tugakoramo mwiyibutse byo kwiyibutsa rero hari Imana iba yarakuye abantu hari nayo iba yarabagejeje tu ni ikihe kintu uri umwana kitazakuva mu mutwe cyakubayeho uri hariya nararwaye bro nararwaye byatari nararwaye ibyo ntabwo nyine nabyibagirwa ikintu urabizi abana bose bagira amakosa turi kukubaza ubu nk'abantu bakuzi uri umukomediye bakuzi uri Shime wa Matama bakumenye noneho bindipa ni ikihe kintu uri umwana buri mwana wese agira amakosa ababyeyi bakundaga kukubuza ukongera ukagikora bakunda bajya bavuga umwana ngo warananiranye ufite amatwi mabi ikintu cyo nakoze nakoze ikintu mu nzu gifite nka episode zigenda zigaruka kuri cya kintu nka episode 20 bigeraho mere yicaza famiye yose urumva twe twavutse turi abana benshi abana 9 noneho njyewe ndi n'uwakangaye uwa 8 muri bo murikirwa n'umwana umwe urumva nyine bose barandutaga ubwo nyine bacagaho bakubita bahana ibaze guhanwa rero n'abana 9 njye bundi naramenaga icyombo mena radiyo noneho hari ukuntu nyine mere na viya baga bagifite akaradiyo ka Sonitec nakundaga umuziki njyewe natunze radiyo ku myaka 13 banguriye iyanjye kugira nyiranuke nabo mena radiyo nkubitwa kugeza ubwo mere yicaje inzu yose arababwira ati rero nimukomeza kumukubita muzamwica mugiye mumureka tuyimuye tugure cyashya kundi amene birangire ntabwo namenaga buriya radiyo gusa buri icyo gihe hari amaze kuza ubusirimu mu nkambi bwo kugura ngo teremusi mugashyiramo igikoma abana bari bujye kwiga ikigoroba bakakinywa gishyushye teremusi naramenaga radiyo nkamena amasahani dusahani two kuriraho ku bunani na Noheli bagahita bongera bakatubika hazi inshuti yanjye utuye muri Nyaruyaga ngahita njya kukabikura nkaba ndakamenye cyane ngahita mfata noneho hari igihe nigeze gushyira ikirahuri hari ibirahuri bacuruzaga washyiramo ikintu gishyushye kigahita giturika nzana abashyitsi ndabicaza abashyitsi banjye ndamfata teremusi irimo igikoma nsuka mu bikombe byose biturika ku murongo ubundi icyo giheho barankubise nanjye ndavuga ni kweri izi nizo za mbere n'izanyuma ariko kuva icyo gihe namenye n'ubwenge ntabwo nongeye gukora ibi ikindi kibazo nabaza ni ryari wamenye ko ngenda ndabanza nkubwire nanjye ndi umwana kera nari nzi ko hari twari dutuye isi yose igarukiye handi ku cyapa kuko niho uwavukiye urahakurira niho warebaga ku cyapa ukavuga ati hariya niho isi irangiriye kuko ntabwo wabaga uzi ibiri inyuma y'umusozi ni ryari wamenye ko habaho indi si yo hanze ni ryari wasohotse ukavuga ati noneho nakandagiye nagiye buriya njyewe buri uko kuvuze ngo wabonaga bigarukiye ku cyapa njyewe nari nzi ko isi igarukira ku Kibuye kubera ko bigeze kunjyana ku Kibuye mu mujyi viya arwaye ari mu bitaro banjyanyeyo icyo gihe banguriye agakabutura ka Segatagara n'agashati gafite udufungo 3 hano nagiye ku Kibuye mu mujyi ndahareba mbona n'amazi nyine n'amazi urayabona ukabona arakomeje ntaharangiriye ubwo nari nzi ko n'ibyo bajya bavuga ngo twajya muri Kongo
kongo yabagaho icyo gihe kabisa. umvaga kongo ari undi Numvaga mugabane. nyine ari nk'ahandi nk'uko bajya bavuga ngo abantu bagiye muri amerika. wari ufite nk'imyaka ingahe igiye bakujyana ku ishuri ukamenya uko abandi bantu babayeho, abandi bantu bo hanze y'ahantu wakuriye? Ndi mukuru, nari niga mu wa 4 primaire. nari niga mu wa 4 primaire, ariko abandi bana bavugaga ngo bagiye gutashya ahantu batashyaga kure. Ni mu Bisesero, ni ku cyapa, urumva ntabwo wari uzi ko hari ahandi harenga aho ngaho hagendanye. Ni ryari okay, ni irihe tandukaniro? Nimvuga itandukaniro ku muhungu n'umukobwa, like ababyeyi bari baratwigishije, ryari irihe ku muhungu umukobwa, like mu rugo umuhungu akora ibi, umukobwa akora ibi? Byaterwaga na famiye, ariko ku bantu bose b'abakongomani baba mu nkambi zo mu Rwanda, umuco bahuriyeho, umukobwa ni umuntu wo mu rugo ushinzwe imirimo yo mu rugo. Umuhungu ni umuntu nanone ushinzwe imirimo yo mu rugo igihe biri ngombwa, ariko akaba n'umuntu ushinzwe ibintu biremereye biza mu rugo bikaba bireba umujene, ibyo agomba guterura, kujya kwikorera inkwi. Hari ukuntu twafataga inkwi, umukobwa akagenda aho bari kuzitangira abwira umuntu ngo zishyire ku cugudu, uwo muntu wazihaye ni umuhungu, akazimanura yazihageza, umukobwa akahagarara, ukaza wa muhungu we ukazitunda, ujyana mu rugo makazishize. Ikindi abakobwa mu rugo wasangaga aribo basimanta, gusimanta, koza utwombo, abahungu bakajya gutashya. No gutashya nyine abakobwa bajyaga, ariko abakobwa wasangaga ari ukwakira inshuro nyinshi, ugasanga uraje ugeze mu nzira nyine mushiki wawe agahita aza akakwakira akabijyana home gutya. Ni ryari muri ubwo buzima bwabaga bwawe bukomeye, ni ryari, ni ikihe kintu cyagusekeje uri umwana ugaseka ku buryo n'isaha ujya ukibikongera ugaseka? Ikintu cyansekeje, ari umupeti frere, umujene w'iwacu nyine yagiye gutashya, bamuhereza igiceri cya senkani yurira ipironi. Sitori zuyizi? Ndamwibatse. Yuriye ipironi umuriro uramukubita. Muri iyo minsi ka petit frere kari sinzi ukuntu kari kameze, kari kujya kwa muganga komorwa. Arangije niba bari bagasiramwe, niba byari byagenze ute? Arangije petit frere nyine yagiraga amagambo, arabanza abwira muganga witwaga Francois Papa Noel, ngo ntabwo unyomora, ngewe ngo niba ushaka kunyomora ngo ugende ubwire mama azanyomora. Nyine mama yakoraga kwa muganga. Arangije umupeti nyine muri uwo mujinya bakimusohora, ubwo mu minsi 2 yabanje twari twahahuriye na wa mujene nawe wagiye mu pironi yagiye kwiyomoza. We yari yarahiye isura yose, isura no mwijosi. Nubwo petit frere nyine aratubaza ngo uriya muntu yabaye iki kateye ubwoba, turamubwira ngo yuriye ipironi bamuha igiceri, bamuha igiceri. Ipironi ni iki? Ni ikintu kibamo umuriro nyine turabimusobanurira, arabyumva. Mu gihe yari ari kurira ari kubwira umuntu ngo ntabwo unyomora, ahita amubwira umuntu ungana nawe baguha igiceri ugapfa. Murinda bakubwira ngo urire ipironi wambuga. Kuri 50 igiceri cya 50 cyaguraga impuza. Petit frere n'ubu ngubu uriya mubere ntabwo azamwibagirwa. Okay, ikindi kintu nabaza, ni irihe jambo rimwe wavuga bisobanura ubwana bwawe mu ijambo rimwe? Ubwana bwanjye, your childhood, muri ubwo buzima bwose. Ijana ari insekeje pe. Insekeje nk'ubu.